amafaranga yose waba ufite, imitungo waba ufite hano mu gihe utuye mu Rwanda, udateganya kuza kwifatira kugura ikibanza ugafatiranya amahirwe hano muri site nshyashya, site ya Rubona. Murabona imashini zirahari, twatangiye site nshyashya. Iyi site rero irimo ibibanza bigera muri 560 byose. Reka tubibutse ko iyi site irimo imihanda iri gutunganywa igizwe n'ibirometero 9 byose. Abakunda kudukurikirana ku mbuga zacu murabizi ko dukunda kugira uburyo ducishamo video imihanda ikorwa. Deja iyi mihanda iri gukorwa muri iyi site, iyo nabanje mbabwira, site iri gutunganywamo imihanda igizwe n'ibirometero 9. Iki ni ikibanza kimwe mu bibanza binini dufite hano turi kugurisha. Ubuso 1,800. Turi kuhagurisha kuri miliyoni 160. Murabona ko imodoka deja turazihageza. Ngiyi ababeshyaga ko imodoka zitakigera muri site, dore ngiyi. Hanyuma rero aha hantu kugira ngo hatsindire uratwandikira kuri iyo nimero ureba muri screen yawe. Ikindi reka nkubwire wowe urangura uteganya kuza kurangura ibibanza hano muri iyi site, nuko mu gihe uranguye iki kibanza kuri aya mafaranga miliyoni 160, ushobora kugikatamo ibibanza bigera muri 5 bigakunda cyane kandi ukazunguka amafaranga menshi. Iki kibanza mu myaka iraza muri kugura amafaranga yikubye nk'inshuro 3 cyangwa 5 kuri ayo mafaranga tuvuze. Aha tumaze guhagarara ni muri wa muhanda uri gutunganya. Ngaho rero mubigurire kubimara, dore ko ariyo gahunda yacu twifitiye, kubagurisha ibibanza tubikura mu nzira, iterambere rigakomeza rikaguka hano mu gace turimo. Ngiyo imashini mureba muri video, ngiyo imashini iri gutarasa imihanda vuba cyane, buryo uyu mwaka iby'imihanda biraba bisojwe mu gihe bigenze neza. Hanyuma rero ibihe byiza, rigadi guturuka muri GC, turabakunda cyane.